Masenge arambwira ati Meto iso yarakunsigiye ati ninjyamo hano unkurikire. Ntabwo nari nzi ngo ninjyamo mu mazi biri bugende biti, nari ntarabimenya, ariko yarafashe icyemezo cy'uko twiyahura kugira ngo aho kwicwa n'umupanga amazi atwica. Yenda si n'umupanga gusa kuko baba bafite na za ntampungano, bafite imbwa, bari bafite ibyo bakoresha byinshi. Yafashe rero ibyo yari afite byose, ibyo yahunganye, ibikapu yarakigendana byarimo biringiti, amasahane, amakanya, amafaranga, ibintu bitandukanye yari yagiye afataho bike bike, kwa kundi bari baramenyereye guhunga bavuga batenda nitugaruka tuzagira ibyo duheraho. Aravuga ati reka mbijugunye hano mu ruzi kugira ngo rutwemere, kubera ko mu myemerere y'abantu ngo biyahura iyo uruzi ushaka ko rukwica vuba uraruhonga. Yaruhaye rero, yaruhonze ibyo agira ngo rutwemere rutwice. Arangije koko yinjira mu mazi yijugunyamo, nanjye ndamukurikira. Masenge bamugezeho basanga aracyahumeka, baramuzana. Amaze iminsi nk'itanu gutyo yatangiye kuzana inyo mu mutwe. Ababaye, afite ibikomere mu maso, aganira na mushiki we, barantuma bambwira kujya gukina. Ko ibyo baganiraga nyine ubwo hari batekerezaga ko ntakwiriye kubyumva, ariko ngize amahirwe uwo Masenge yaje kurokoka jenoside. Nyuma ya jenoside aza kumbwira ikiganiro bagiranye. Data yamubwiye ko baraye bamukubise, bamubwira ko ari icyitso cy'inkotanyi, ndetse amubwira ko abona ibintu birushijeho gukomera, atabizi ko tuzagira ubuzima dushobora gupfa. Ariko abwira mushiki we ati uyu Metode ndamugusigiye, ubwo nibikomera muzajyane, nimupfa muzapfane, nimurokoka muzarokoka, ubwo natwe tuzashakira ahandi. Mu by'ukuri urumva ko abantu bakuru barabibonaga ko ari ibihe bikomeye cyane, ndetse nta yandi mahitamo bafite. Kandi koko ntibyatinze, kuko ubwo uwo mugoroba twatangiye kubona udusozi dukikije Nyiramatuntu twitwa twa Kayenzi n'utundi turi aha ngaha batangira gutwika. Ndetse uwo mugoroba hari n'imodoka yaje y'abasirikare bo kwa Habyarimana, umusore wa Masenge witwaga Merci ajya kuyireba. Yari umusore mukuru wakinaga karate, wari umusore rwose ushinguye, wakoreraga n'undi muri Nyamata. Ajya kuyireba n'abandi basore, babona abantu batangiye guhunga ku misozi, batangiye kugenda mu rufunzo. Barangije abo basirikare barababaza ngo bariya se bagenda barajya he? Bagahita barimo barahunga kubera ko hari aho barimo baratwika amazu, murimo murabibona, hatari nabo barimo barabica. Uwo musirikare ngo aramusubiza ngo bahungiye hehe se batari bubisange. Rero iby'abatutsi byari byageze ku iherezo, ariko Sibomana nk'uko umukuru w'igihugu cyacu akunda kuvuga, rwose ntabwo ari Bomana, dore turiho. Guhera rero icyo gihe, uwo mugoroba twatangiye inzira igoye, inzira yo kurara mu bihuru, inzira yo guhunga. Iryo joro Masenge yagerageje kugira ibyo afata, arapfunyika nyine byo guhunga, ashaka igikapu, agira ibyo kurya bimwe nyine nk'abantu bagiye guhunga. Turara ku musozi w'aho ngaho Nyiramatuntu. Inzira yacu itangira gutyo, ari uguhunga, kubera ko barabibonaga ko bari buze kubasanga mu nzu bakabica. Batabasanze mu nzu rero bakomeje kudukurikirana mu bihuru, tugenda urugendo rurerure dukata imisozi n'inzira ndende. Twararaga mu mashyamba, tukarara mu bihuru, bikageraho igitero kikaza. Ndi kumwe n'uwo Masenge ndetse n'abandi twahuriyeho kuri uwo musozi. Nkibwira ko byageze mumenyera
menya uko ibitero bisa kuko bazaga bambaye amashara baririmba bafite imihoro banezerewe. Nari ngeze rero aho mbabona bahingutse nkatangira kwirukanka ntazi niyo ndi bujye. Hakaba ubwo masenge mucika yarambwiye ngo hari ubwo twongeraga guhura nyuma y'iminsi nk'itatu cyangwa 4 nagiye nzenguruka nyine kuri iyi misozi yose ntazi iyo ndimo ndajya, ariko ndashimira Imana ko yandinze. Ubwo hari impamvu yandinze. Byaje rero gukomera kuri uwo musozi, yigira inama ko twahungira ahangaha Intarama, ariko yari yamenye amakuru ko hari abari muri kiliziya ya Ntarama. Aravuga ati reka dushaka inzira duce mu murago uturuka aho Nyiramatuntu wambuka uze Kayenzi, hanyuma tuze no kuza kuri kiliziya ya Ntarama. Tuhageze Ntarama naho dusanga byakomeye, barimo barabica. Hanyuma tuza ku mashuri, duhungira ku mashuri y'ahantu hitwa mu Butera, amashuri ari mu nzira igana hano. Amashuri tuyagezeho nabwo twasanze abantu impunzi nyinshi n'abandi bahari barimo barashaka ubuzima. Ubuzima tubona ko burimo burakomeza kuducika kubera ko hari ibitero byinshi byazaga. Twarabibonaga ku misozi ko bihazengurutse, twarabibonaga ko babona abantu benshi bari kuri ayo mashuri. Igitekerezo rero kindi cyari uko baza hano muri Sayo, muri uru rufunzo rumeze gutya, twibwira hari ko n'abantu bakuru batekerezaga hari ko nta muntu wafata umwanya wo kuza kugusanga ahantu habi hameze kuriya. Ariko kubera ko umuntu yashakaga kubaho nta yandi mahitamo twari dufite, niho twagiye. Uru rufunzo rero rwarimo abantu benshi cyane, mu mibare bagerageza kugereranya bavuga ko harimo abantu barenga 5,000 muri uru rufunzo rwonyine. 5,000 uko murimo murarureba, uwahagarara hano niyo wakwihisha gute ntabwo yabura kukubona, kuko abo bantu bambaye imyenda myinshi itandukanye. Twabayemo tukajya twirirwamo, hanyuma ku mugoroba abicanyi bashoje akazi nk'uko babyitaga bakaba batakiri hano nyine, ubwo bagiye kurya inka basahuye no kuruhuka. Twebwe twavaga muri uru rufunzo tukajya ku nzu y'umugabo witwa Andrea, aracyariho Cyugaro, yari afite inzu hafi hariya. Akaba ariho tujya kurara n'abandi bantu bakeya. Abandi birumvikana bagumagamo mu rufunzo, abandi bakajya mu duhuru, abandi bakashaka aho baba bari muri iryo joro mu gihe abicanyi batarimo kwica. Hanyuma mu gitondo za saa 10 n'ubundi tugasubira mu rufunzo. Bibaho iminsi itari mike, kugeza rero ubwo bo abicanyi bigaga ngo tuzabigenza gute, tuzabica gute, barimo barabyitegura kubera ko batubonaga. Ariko mbere y'uko uwo munsi ugera, hari ibihenge nibuka byatubayeho. Mbere nabanje kujya mbitekereza nkagira ngo ni nk'inzozi, ariko mbiganirije umukecuru nyine masenge, kuko nababwiye ko yarokotse, ubu afite imyaka 90 hafi n'ibiri. Arabimbwira, ambwira aho twari tuvuye, numva ko ibyo mfite mu mutwe ari byo. Hari igihe twari ku musozi w'ahantu hitwa Kimiri, ni mu gice cya hariya. Hanyuma abicanyi batuhingukaho, ari njye n'uwo mukecuru twenyine, umwana mutoya n'umukecuru w'imyaka irenga 60. Hanyuma arambwira ati kwirukanka kw'abo bantu b'abanyantege nkeya bombi biratangaje. Iyo mbitekereza buri gihe njya numva atari imbaraga zacu, ahubwo ari uburinzi butangaje bw'Imana, kubera ko nubaha Imana kandi ndayemera ko ariyo ishobora kurinda umuntu. Nari mbabwiye mu kanya, abasore, abantu bari bakomeye bagerageje kwirukanka ariko bo biranga. Rero n'Imana yagize uko ibigenzera turinda. Twarirukanse, ariko nabo uko baturebaga banza baravuze bati aho turi bugendere niyo tutakwirukanka turaza kubafata. Baza bitonze, turangije twinjiramo mu rufunzo. Aho twari twinjiriye hari
inzira nyine habaga hari inzira ziciye kubera ko abantu bagumaga bafite uko binjiramo. Uru rufunzo rwari rugiye rufite inzira nyinshi, hari abinjiriraga kuri kiriya gice, abinjiriraga aha, abinjiriraga hariya, noneho hagenda hica amarembo ku buryo inshuro nyinshi uko abantu bahacaga birumvikana ko hari n'abo babaga basanze hano wenda barimo barakamura imyenda yatose cyangwa se barimo barateka utuntu, ubwo bakaba barabirukankanye bakaba baciye muri wa muryango birukanka n'undi mu rufunzo. Hari haramaze rero gucika inzira, twinjiyemo batwinjiraho, turagenda. Nimureba mu rufunzo mo hagati hariya harimo uruzi, hirya murabona ahantu hameze wagira ngo ni nk'umuhanda urebeye hano, ariko ni uruzi, harimo uruzi, harimo amazi menshi, ni uruzi rwacitsemo rwose. Twarugezeho rero, turugezeho dusanga harimo imirambo, hari abo bari batemye babajugunyemo, hari abiyahuragamo bapfuye. Masenge arambwira ati Meto, iso yarakunsigiye, ati ninjyamo hano unkurikire. Ntabwo nari nzi ngo ninjyamo mu mazi biri bugende biti, nari ntarabimenya, ariko yari afashe icyemezo cy'uko twiyahura kugira ngo aho kwicwa n'umupanga amazi atwica. Yenda si n'umupanga gusa kuko baba bafite na za ntampungano, bafite imbwa, bari bafite ibyo bakoresha byinshi. Yafashe rero ibyo yari afite byose, ibyo yahunganye, ibikapu yarakigendana byarimo biringiti, amasahane, amakanya, amafaranga, ibintu bitandukanye yari yagiye afataho bike bike, kwa kundi bari baramenyereye guhunga bavuga batenda nitugaruka tuzagira ibyo duheraho. Aravuga ati reka mbijugunye hano mu ruzi kugira ngo rutwemere, kubera ko mu myemerere y'abantu ngo biyahura, iyo uruzi ushaka ko rukwica vuba uraruhonga. Yaruhaye rero, yaruhonze ibyo agira ngo rutwemere rutwice. Arangije koko yinjira mu mazi yijugunyamo, nanjye ndamukurikira. Ngezemo birumvikana sinzi koga, nta mazi arimo, amaraso arimo, intumbi, kwari ukuyamira ushakisha urwana n'ubuzima, uzi ko ntago nari nzi nyine birimo birambaho. Cyakora ndakabakaba, ngize amahirwe mufata mu ijosi. Turamanuka bwa mbere, abicanyi ubwo bari bamaze kutugeraho bahagaze hejuru batureba. Tumanukamo mu ruzi hasi, hanyuma tugezemo ruza kongera kutugarura hejuru. Haciye umwanya rurongera rudusubiza hasi, batureba aho rwose baganira. Narazamutse nanjye ndababona, rurongera rudusubiza hasi ku nshuro ya kabiri. Tugaruka hejuru, rwongeye kutujyana ku nshuro ya gatatu barigendera. Twanatinzeyo rwose ku buryo Masenge yambwiye ko twavuyeyo abona meze nk'uwenda gupfa kuko nari namaze kunywa amazi menshi. Ko ku nshuro ya gatatu gutindayo byo nanjye nari natangiye kubona andi mashusho, numva mbimubwira, arimo ambwira ati ni ibimenyetso by'umuntu ushobora kuba arimo arapfa. Bishoboka ko ubwo nageze hafi y'urupfu. Hanyuma ku nshuro ya gatatu tuvuyeyo dusanga abicanyi bagiye, baje kumbwira nyuma ko ngo muri ya myemerere n'ubundi bazi ko ngo iyo uruzi rukumize bwa gatatu utagaruka. Ariko nyine ko nababwiye ngo ni ibitangaza by'Imana, ntago njya byumva kubera ko ibiro twari dufite kubijugunya mu mazi bikongera bikizamura, abantu batazi koga ntago wamenya ari ibiki. Twaragarutse rero ku nshuro ya gatatu, hanyuma uruzi rutujyana ku nkombe. Tugeze ku nkombe, afata utwatsi tuvamo, akamura imyenda, arandutsa y'amazi menshi nanyweye. Hanyuma n'ubundi dukomeza ubuzima bwacu bwo kuba mu rufunzo, kuko ubwo bwaragorobye. Tuva mu rufunzo, nabyo habaga hari abantu benshi basohoka muri ayo masaha nimugoroba, ku buryo abana bato bari ku myaka yanjye cyangwa munsi yacu, hari ubwo muri iyo sayo, harimo isayo ndende hano, harimo ibiti byinshi bisobekeranye, hari ubwo icyo kivunge cy'abasohoka hari n'abana barigitaga bakababura ataranicwa kubera nyine uko urufunzo ruteye.
nshimira Imana rero ko ngewe nagiye nsohokamo izo nshuro zose. Hanyuma rero twagarutse imusozi turongera dusubira muri bwa buzima bwacu. Kwa kundi nababwira abicanyi bateguraga kuzatwica, haje kuba umunsi karundura kuko bumvaga ko n'inkotanyi zigeze hafi. Ngira ngo mu mateka twumva nuko zari zamaze gufata igice cya za Kibungo, zisatiraga ko hanyuma rero biyemeza ko bagomba kuza hano bakatwica, abarimo hano bakaturangiza. Uwo munsi njya nkwibuka nk'ureba kuri televiziyo ibintu rwose nireberaga, nta muntu wabimbwiye, nibyo nireberaga n'amaso yanjye. N'ubu imaje mba nzibuka ku myaka maze. Nari ndyamye ku biti nk'uko mubibona, bino biti bisobekeranyije. Masengeri yafashe amashami amwe ayarambika n'ibifunzo, ayarambika kuri ibyo biti bisobekeranyije, ariho turyamye. nawe ndi iruhande, imbere yacu hari umukobwa we, ubwo ni mubyara wanjye witwa Nonsiyata, ari kumwe n'abana be. Hari n'undi mubyeyi twari duturanye, izina ryiwe sinjya ndyibuka, ariko ashobora kuba yari yaravuye mu majyaruguru kuko yavugaga rura rurimi rumeze nk'urwo mu Ruhengeri. N'abandi bari bari aho benshi, twari abantu benshi muri uru rufunzo. Mu masaha ya mu gitondo rero babanje kurasamo, abandi binjira muri za nzira, baza baririmba rwose banezerewe, bafite imbwa, bafite za ntampungano, bafite amafirimbi bavuza, bafite imipanga n'ibindi bikoresho byinshi. Indirimbo zimwe rwose nari nanazifashe, na nyuma najyaga nziririmba ntamenye ibyo ari byo, za pipiriri pipihe tubatsembatsembe. Barinjira bahingutse, umukecuru yatangiye kumbwira ati Methode we, ati turapfuye, atariko ati ugume hano, ati ntihongere kwirukanka, nta hantu hungira. Ubwo nyine narakanuye ndabireba. Binjiye, wa mubyara wanjye nababwiye Nonsiyata aho yari yicaye, ahita yinjira mu gahuru kari murabibona tuno duhuru ukuntu tumeze. Yahise yinjira mu gahuru rero, arangije ahita amera nk'uwihishe, ariko mu by'ukuri bamureba kuko haragaragaraga. Batangira rero kumuvugisha mureba, baramubwira ngo izane. Aravuga ati ntabwo nizana. Ati izane, ati ntabwo nizana. Akana ke gatoya, yari afite akana kari kamaze nk'amezi 3 kavutse. Arangije arakabwira ngo, baravuga ngo nimureba ko kana akora agahungu tukice. Ariko sinjya menya briefing bari bafite, ntago nzi icyo bakurikizaga kuko hari n'abandi bana babaga bishe. Ariko ayo makuru yo narayumvise bavuga ngo nimurebe ko ari agahungu tukice. Bishobora kuba baragize n'akazi kenshi birangira batakarebye. Ahubwo batangiye gushaka inzira yo gutema uwa Nonsiyata. Babonye ko batema ku kuguru. Bahatemye, yumva arababaye, amanura ikiganza ajya gukoraho, nacyo baragitema. Mbireba muzi, ubwoba butangira kutwica, ariko kandi n'umutima uhinduka ikinya, kubera ko wumvaga ntandi mahitamo. Ubwoba iyo bubaye bwinshi, ubanza umuntu apfa mbere y'uko baza kumwica. Batugezeho rero, njya nibuka rwose umugabo watugezeho yambaye ikabutura ya shokora, afite umupanga. Ahita ahamagara mugenzi we ati iki cyana nyirakuru yakibikije amafaranga. Arangije aramfata, nari nambaye amakabutura 3, baranterura barasaka mu makabutura, bashakishamo, babura amafaranga. Arangije araterura, arazunguza inshuro ntazi umubare wazo, akubita hasi. Ahita afata umupanga awukubita ku kuguru, arantema. Ariko kubera ko naguye no muri bya biti nari namanutsemo nyine uko bisobekeranyije, atangira gutema ashaka uko yatema igice cyo hejuru, arimo arigezeyo bya biti. Mugenzi we ahita amuhamagara ngo hano hari imari. Ahita avuga ngo ndaje.
uko kuvuga ndaje narabyumvaga ariko sinzi nimba ari njye yabwiye ngo ndaje cyangwa ari uwo yasangaga wari umubwiye ko ari imari icyakora yaragiye. Hanyuma undi atema masenge mu mutwe, igice cya gutya, amaraso angwaho ari menshi, bakomeza no gutema abandi. Hanyuma icyo nakoze narahumirije, gutema urwo rusaku ko kuboroga ntago ari ibintu byo gusobanura, kuko nkuko mwumvise harimo umubare mwinshi, namwe mutekereza ayo majwi y'abantu bataka, abarimo barahorota benda gupfa, babuze ubatabara, abatakira hirya, ababinginga ngo nimutubabarire tubahe ibitenge, bati n'ubundi ni ibyacu nimutubabarire tubahe ibi ngibi. Buri wese icyo yatakaga uko yavugaga, ni amajwi ababaje, ni n'amayimaje mabi cyane, ni amasura mabi utakwifuza kubona, utakwifuriza n'u Rwanda byiteka. Byaje kurangira rero uko nagacecetse n'amaraso aba menshi n'imirambo myinshi iruhande rwanjye, byaje kurangira bituje, kuko urumva bakoreraga igice kimwe bakomeza bajya no mu kindi, ubwo bakomereje mu bice byo hirya. Hanyuma bigeze nko ku mugoroba baza kumera nk'abashoje akazi kabo, niko navuga ngo ni ugusoza, kubera ko bagiraga ngo ni imirimo ikorwa n'akazi ka buri munsi gakorwa ku isaha runaka kakageza ku yindi saha kakarangira. Byaje rero no kugera ku mugoroba, mu masaha yo gusoza akazi kabo barasoza, batangira gutambika n'ubundi baducaho bashoje igikorwa cyo kwica, kuko byahereye mu gitondo kugeza mu masaha ya nimugoroba. Batambika numva bagenda basahura, bavuga ati nakariya mugafate utuntu, bagenda badukura ku bantu abo bishe, intumbi, ibyo babambura. Yewe igitangaje hari n'abana bari mu myaka yanjye n'abari hejuru yanjye gato, bafite imyaka 8, 9, 10 nabonye babaherekeje. Ni ukuvuga mu kwica hari abana bazanaga babagenda babaha ibyo basahuye, cyangwa se nabo basahura, cyangwa bavuza induru, cyangwa se banavumbura abantu aho bihishe, n'andi magambo babaga bavuga, nta nzoka iry'iyindi, inyenzi zizi kwihisha. Aha rero noneho by'umwihariko bari barahise muri CND, kubera nyine aho inkotanyi zari ziri, ubu bavuga ko harimo n'ubundi inkotanyi zuzuyemo hano, ariyo mpamvu bagomba kuzirimbura. Nuko byagenze. Cyakora bamaze kugenda, umuntu atazi ikindi ari bukore, hari umugabo witwa Viateur narinze Nyiramatuntu, atangira kuvuga gake gake. Ubwo bamaze gusohoka bicanye, aravuga ngo nimba hari ugihumeka yavuga tukamufasha, abicanye bagiye. Naregutse. Igitangaje, uwo muntu uko yanzunguje na bwa bwoba bwinshi akantema ku kuguru, ntabyo nari nabonye, nta n'ibyo nari numvise, ahubwo nabonye ko yabanguye umupanga, mbona arakubise, ariko sinabyumvise. Aho rero kweguka, avuze ngo abantu bakiri bazima nibeguke, nagerageje kwigezayo nyine imirambo yari inyegereye. Ubwo urumva nahindutse amaraso, masenge ndimo ndamubona yaviriranye, ukuboko kwaguye nako bari bagukubise nta mpungano, numvaga ko yapfuye byarangiye atagihumeka. Ndeguka, ngerageje guhaguruka ngo ngende, numva ukuguru kumwe kurananiye kugutwara. Ndebyeho mbona kuzuye amaraso, mbona n'inyama yavuyeho. Ubuzima banza bwari bugarutse, noneho ntangira kubabara cyane, ndababara no kugenda birananira. Ariko uwo Viateur n'abandi bagabo barabibona, baranterura, n'abandi bagiye barokoka bari bihishemo, baraza baradufasha, bagerageza guterura abo batemye bagihumeka. Hari umudamu ntajya nibagirwa, ubu afite abahungu babiri, umwe yabaye umusirikare, undi yabaye umupolisi, yitwa Leonira. Bari bamutemye ibice, batemye gutya barongera batemana gutya,
ariko yari atarapfa. Baragerageza baramuterura, baterura n'abandi, dusubira kuri ya nzu yo kwa Andrea, aba ariho dusubira uwo mugoroba. Ariko rero Nira ntago yarengeje iminsi 2 kubera ko nta buvuzi nta kindi yari gufashwa, yahise apfa. Kakana nako bavuga ngo barebe ko agahungu bakice, bagasize aho, nubwo nyina bari bamutemye nawe ntabwo yari yapfuye, nawe yari araho ari inkomere imeze nabi. Karaza njya nkareba rwose karya ibitaka, twayobewe ibyo dukora aho ngaho, natwe twese ntawe ugishoboye kugenda. Bwarakeye abagabo bari barokotse bigira inama yo kongera gusubira mu rufunzo ngo barebe ko hari abandi baba bagihumeka. Masenge bamugezeho basanga aracyahumeka, baramuzana. Amaze iminsi nk'itanu gutyo yatangiye kuzana inyo mu mutwe. Ntabwo njya menya ahantu nakuye ubwenge, ariko nagiye gufata uruteja, banza icyatsi cy'uruteja, ubwo hari abakizi. Ndagifata nkajya nkurura za nyo nkashyira ku rushyi nkajugunya, akambwira turakoze, ndumva hajemo akayaga mu mutwe. Mu by'ukuri twari turi aho, ntabwo twari tuzi ngo inkotanyi zizaza, ariko twari dutegereje urupfu. Gusa kuko babikoze inkotanyi ziri hafi, nabo babikoze barimo gutegura guhunga. Ubwo rero babagabo nababwiye bari bagifite imbaraga, baratangiye bagerageza gushakisha ibiryo aho babikura, ababishoboye bakabiteka, ababishoboye bakagira utwo bafata, abandi bo byarabayobeye kubera ububabare bwinshi, abagwaho. Hanyuma rero twahamaze hafi ibyumweru 2. Nyuma y'ibyumweru 2 ari mu gitondo nari ntangiye kujya ngenda ncumbagira, ariko nkaba nshobora kwicara aho hanze, hatangiye no kuza akazuba aho imbere y'iyo nzu. Mbona ku musozi abantu bahingutse bambaye sivile, bafite ingobyi zira za kera zo mu giturage batwaragamo abarwayi. Mbona baramanutse, numva n'ubundi ko ari abicanyi, ariko kuko ntari ngishoboye kwirukanka nta kindi nari gukora. Nategereje ko baza nyine bakatwica bikarangira. Bahageze barambwira ngo bite sha, ni sawa. Baturi kumwe nande, ariko babimbwira barimo baratambika binjira muri ya nzu. Atabo muri kumwe bari ntibari aho ngaho. Barinjira, ngiye kubona mbona icyo akora, batangiye kubaterura babatwara kuri za ngobyi. Mu kanya gato tubona n'abandi batuzengurutse bambaye igisirikare. Abantu batangira kwishima ko inkotanyi zahageze. Umusirikare wa mbere araza aratureba n'utundi twana yari asanze aho, ahita agenda njya nshimira inkotanyi cyane. Ntago nari nzizi, ariko wabonaga ko hari abasore bananiwe bafite n'akazi kenshi, ariko ukuntu batekereje ko dushonje. Umwe areba urwina rwari ruri aho, interahamwe zari zarataze urwina, ubwo bataruzi naho bataraga ibitoki. Aragenda aratarura, avanamo igitoki, aduha n'abo bana. Urumva inzara twari dufite, dufasheho umuneke wa mbere, wa kabiri ahita akitwambura. Muri ka kazi kenshi, mu kuntu arimo araterura abantu, arimo no kubarira abana ati batarya imineke myinshi ikabica badaheruka kurya. Inkotanyi ndazishimira cyane kuko zatumye dusubirana ubuzima. Nuko twatangiye kugira ubuzima, baratangira kudutunda rero ku ngobyi. Njyewe urumva ukuntu no kuguru kwari kumeze, kutigeze kubona
bufasha na bumwe, igisebe cyari cyaratangiye kubora. Umusirikare wari uhetse imbunda ebyiri aramfatangira ku rutugu, anzamukana wa musozi, hanyuma n'abandi baterura abandi kuri za ngobyi batujyana ahitwa Kayenzi cyangwa ku rusengero rwa Kariyeri, urusengero ruhari rwa ADEPR. Nyuma tuhasanga amamodoka amwe bari bafite, batangira kudutwaramo batugeza i Nyamata, n'ubundi hafi y'ikiliziya hari amazu ahari, batangira kuduha ubuvuzi uko bari babishoboye. Ubuzima buragaruka, nisanga ndaho baramfasha, igikomere kirakira, ndetse n'awa mukecuru baramuvura. Ubu nyine ariho, nkuko nababwiye agize imyaka 90 ni hafi n'ibiri. Noneho turokoka rero ubwo utazi ngo harya harakurikiraho iki, umuntu arajya hehe. Tumaze gukira kwari uko abantu bagenda bagashakisha aho bashobora kuba, ariko ukajya kuhaba nta kindi kintu kigufasha kubaho muri ubwo buzima. Noneho dufite n'umubabaro mwinshi. Ababyeyi bacu namenye ko baguye mu kiliziya ya Nyamata kubera ko hari mushiki wanjye wansanze aho ngaho batuvuriraga, ambwira ko yari ari kumwe nabo binjira mu kiliziya ndetse banabica ari kumwe nabo. Hanyuma asohokamo kuko yari muto, yari afite imyaka hafi 9. Asohokamo aca mu maguru y'abicanyi, arirukanka, baramukubita, baramuhondagura, ariko ntiyapfa. Niwe rero wangezeho aho aduha amakuru y'uko byagenze, birangira nawe nyuma y'igihe gito yapfuye. Twatangiye rero ubundi buzima bwa nyuma ya Jenoside bwo kwishimira ko turokotse, ariko utabona ishusho y'uko uzabaho. Ndashimira leta uko yakoze uko ariko kose kugira ngo ubu tube turiho, kubera ko nyuma ya kiriya gihe wabonaga nta shusho y'ubuzima ubona, wabonaga igishoboka ari urupfu n'ubundi. Noneho kubaho udafite ababyeyi, mu buzima bukennye, mu buzima butarimo ibyo kurya, ari umuntu ku giti cye yari akennye, igihugu gikennye, byari ibibazo bikomeye muri iki gihugu. Yenda utabizi ntashobora kubyumva, ariko agerageze kubyumva, yumva uko igihugu cyari kimeze. Ntago umuntu yashoboraga kwicara ngo avuge ngo ndatekereza ngo ejo nzabaho, ngo nziga, ngo nzakora ibi, oya. Ahubwo harimo umujinya mwinshi. Nabanyeho rero n'uwo mukecuru, tukajya tuganira, bimwe ngenda mbimenya kurushaho ibyagiye biba ku babyeyi imbere, ibyabaye mu buzima bwacu, abari baraje mu buzima bwacu, data yarabagiriye neza cyangwa se imiryango y'iwacu yarabagiriye neza, ariko bikarangira babahemukiye. Byose ngerageza kubitekereza, numva hari umujinya ugenda ukura muri njyewe, umujinya uturuka ko hari amazina y'abantu bamwe data yari yaragiye agirira neza, uko yari yarakuze. Urumva umuntu w'umucuruzi, umuntu wabayeho, hari abo yagiye afasha, hari abo yatumye bakora ubukwe, hari abo yubakiye. N'ubu hari abakoze Jenoside bafunguwe, tujya duhura bakakubwira bati so yari imfura, ati yamfashije ibi, ati yakoze ibi ngibi. Ibyo bintu byose kubitekereza, nkatekereza ko bamwishe, ica umuryango wanjye. Numvaga igishoboka cyiza, najyaga ndeba abasirikare batoya nkavuga nti cyama nkigira hejuru gato, ningira imyaka nka 15, ntabwo nenze imyaka basaba kugira ngo bajye mu gisirikare. Nzasaba mba umusirikare ariko nice abantu. Yenda si ngombwa gusubiramo amazina yabo kuko barahari benshi, ariko nari naranditse amazina yabo, numva ngomba kubica. Mbibwira n'uwo mukecuru ko nzabikora uko byagenda kose. Hanyuma aza kubwira umusirikare witwa Juvenal,
aramubwira ngo wari umusirikare w'inkotanyi, amarezo yaje gupfa nyuma, ariko yamushimira ngashimira n'izindi nkotanyi zose ko yamfashije, kuko yaramubwiye ngo uyu mwana ibintu afite ashobora kubikurana kandi akazabikora. Juvenal araza arandeba, aza afite n'imbunda, arambwira ati ntibyigutesha umutwe, we mbwira urutonde rw'abantu ushaka ko wica ubanyandikire, hanyuma ati bambwira imbandike, hanyuma nzaba kwicira ibyo kuzirirwa bigutesha umutwe. Ndabimubwira, arabyandika, numva ndishimye, kandi nyine amazina menshi nabaga narayakuye ko naganiraga n'uwo mukecuru, nyine ambwira amateka y'iwacu, ambwira abantu bose bagiye baduhemukira, abishe kwa nyogokuru, abakoze ibyo byose. Juvenal aragenda, haciye iminsi aza no kugaruka, arambwira ngo ba bantu bose narabishe. Tumwe namusanze ku gasantere aha, tundi nasanze ahinga, tundi yari yasinze murasira aha, bose barapfuye byararangiye. Numva ndishimye, ariko nkuze nsanga bose barahari, nsanga abo bafunze barabafunguye, menya ko Juvenal nyine yambeshye, ariko yafashaga psychology yanjye, kandi ubu ndishimira ko njye ntabaye umwicanyi, kuko byose byaterwaga n'agahinda n'umujinya. Ubu ntago mbyicuza, ahubwo ndabyishimira ko yamfashije. Ndashimira rero inkotanyi uko zadufashije, zikatwubaka mu marangamutima, zikatwubaka mu kugira icyizere, kuko nyuma y'ibyo byose twatangiye kwiga, ukajya wiga urota ibintu bibi, ukiga ibyo ushushanya imipanga, ukagenda mu muhanda uzi ko nuhura uri buhure n'ababyeyi. Byari ibintu bigoye, ariko ndashimira ko naje kwiga, hamwe n'Imana iramfasha, ndatsinda primaire neza, njya muri segonderi, nabwo niga muri segonderi ndatsinda, yaba troncome ndayitsinda, njya muri superieri nayo ndayirangiza, mbona bourse, narihiwe n'umushinga wa Compassion, hanyuma bourse nayo ndarangiza kaminuza, niga ibijyanye na business administration. Hanyuma njya kurangiza kaminuza mbona akazi, ariko n'ubu ngikora, ariko na mbere yaho hari ibindi nakoze nkiri mu wa kabiri no mu wa gatatu, ahubwo ngeze mu wa kane nibwo natangiye gukora akazi ubu ngubu ndimo gukora ibijyanye n'ubukerarugendo n'ubwikorezi, ndetse nanirihira masters nayo ndayirangiza muri project management. Ubu rero ntago nkimeze kwa kundi, ahubwo mfite icyizere cy'ubuzima, kubera ko noneho ubu mfite impamvu yo kubaho, mfite umuryango, mfite igihugu. Umukuru w'igihugu cyacu akunda kuvuga ngo dufite igihugu, kandi nibyo dufite igihugu, noneho kitazongera kuturaza amajoro, kitazongera gutuma turara mu isayo nk'iyi ngiyi. Nawe utekereze amazi muri iki gihe nyine, nk'uko ubu ari mu kwezi kwa kane, aya ngaya ashobora kuba ari makeya kuruta uko yanganaga ku kiriya gihe hari imvura nyinshi, amazi yari menshi nk'uko mubibona. Ubwo izi nizo nzira zinjiragamo, umuntu aca mu mazi ameze gutya, kandi aya ni nayo abantu banywaga.